mwarimu ku munyeshuri yibuze oza avuga ati munyeshuri uraha niyoroshye ko wivuguresha the revolution katubirebe sha gusa ibuka icicanye kiraha gifite tekinike ishyano ryose gifite tekinike ishyano ryose gasore araza we araza nazi cyo yahuraho gifite tekinike ishyano ryose n'umwicanyi wishyurwa have ari gasore nazi byarimo sha tayari uranyanduje ngera uzenguye sawa ngwino kuri tekinike hagati y'ababiri ntawe uzinginga bose buri umwe arazi va ku bintu have ariko ewe aramufata hasi hejuru turafata va ku bintu hano urekuye bwa mbere ubundi niwe udiho have nawe nyine ngero ze genda gake fata taro fata n'ishuti fata n'irindi mwicanye we yaritoje gasore izi minsi birahita bizana mu kazi akubenusha ayiwe bakubintu uracyaza wongere bakubintu tekiniki ziraha tekiniki gashati baraca gashati baciye imigeri bariha mwicanye uraha tekinike abitse nyinshi musore ari zabona ari surprise gusa hano nkaha aranyishe ndakwishe nyine icyo ni iki n'urubuye igitaka n'urubuye hano hatabayemo kwiba ntabwo wakwica umuntu ongera wumve gashati nawe aragaca ishati yanjye ishati yawe iki sinari nambaye nge bwindo kaguru bakadisha ikibuye have genda gake sha nanjye burya nari mfite udutekiniki uretse se ndagukubita ubyumve ndakudiha byumve ndakudiha sha uretse nawe muze have se sore karakubiswe shawe nanjonogo zirimo kaza nabi karakubitwa gasore kaza nabi karakubitwa gabafite imigeri igororotse shawe aragukubita ukabyumva njonogo ku musore si ubita njonogo gusa ahubwo no ndavuna shira amaguru arakaraga ndavuna uranyica ndatabarwa n'ikira gasore yararebye ndakurya amaroti ibyo ntago twabyize ngenda narabyize gendiriye yize no kurumana sasa niba utarubizi umugabo yatewe yitabazwa intwara afite urumva hari hasigaye akanwa akitabaza gatuza arakamena gakandagira atyo nugaruka bamijana uno nongeye kugukubitira furifuri
ye kugukubitira firifuri iyo ugiye kudihirwa umusore yagarutse bushyashya kuri firifuri sasa rakubiswe muzehe gatuza rakamena bwa gatatu OR Studio aya ni OR Studio ikomeje kukuzanira utuntu nk'utu dukeneye gana muri OR Studio sange Bujumbura mu Kinama aya kubarabara ya gatandatu ku nomero ya mbere aya turapfa yeka kari nako filime igenzerero akatwara bagatwika twaga Eagles Killer karagakoresha kwa OR Studio nje wumvaga ari M Production tugira tuti mukomeze mugire byiza nuci kuzikurikira muri OR Studio ya M Production from Revolution Series and OR Studio tugira tuti mwakoze kuduha kanya aya